Ragira ngo rero munyemerere rwose mbinjize mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe amaze kugirana n'igitangazamakuru RFI. Icyo ni ikinyamakuru cyangwa se ni bimwe mu binyamakuru biherutse kuganiriza abajenosideri bo muri FDLR bavuga uko biteguye gutera igihugu cy'u Rwanda, uko batazashyira intwaro zabo hasi. Birumvikana ko Olivier Nduhungirehe yagombaga kubivugaho ndetse nuko byifashe bijyanye no gusenya uwo mutwe. Ese RDF na FARDC bazafatanya mu kurandura uwo mutwe w'abajenosideri? Ibitero bya hato na hato byongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri no gusigama 23 yigaruriye ibice bitandukanye. Ni iki Olivier Nduhungirehe abivugaho? Hanyuma rero ni ku munsi w'ejo nibwo nakugejejeho ikiganiro cyemeza ko mu minisitiri ukomeye cyane hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba ko yongeye kugarura intambara z'ibihano. Olivier Nduhungirehe ni iki we arimo kubivugaho mu buryo bwa nyabwo, n'izindi ngingo zitandukanye zijyana n'ikibuga cy'indege. Ese u Rwanda rwakwemera ko noneho ubwo bufasha bw'ubutabazi butangira kunyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda ni mu gihe Goma wenda kuyifungura byaba byanze? Navuga ko ari byinshi rwose mugiye gukomeza mukurikira muri iki kiganiro kirambuye, aho Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ikibazo cy'ubutabazi kitajyana n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, kuko ngubwo MONUSCO irakoresha ibindi bibuga bitandukanye birimo nka Entebbe ni mu gihe ikeneye ibikoresho byayo byamara kugera muri Uganda bikazanwa binyuze ku butaka kuko inzira zo hasi zose zirafunguye. Aho yongeye kugaragaza ko ikibazo cy'ubutabazi ntabwo kigeze rwose kiba ikibazo, ahubwo hari ibindi ngo byaba byihishe inyuma birimo nko gukomeza kugaba ibitero. Ntabwo nshaka kwizimba mu magambo cyane, ni ikiganiro navuga ko gisobanutse kandi kirimo amakuru y'ingenzi. Reka tukinjiremo mu buryo burambuye. Olivier Nduhungirehe, bonjour. Bonjour. Où en sont les discussions entre votre pays et la République démocratique du Congo en vue d'une signature de la paix à Washington? La paix a déjà été signée le 27 juin à Washington. L'accord de paix a été signé par les deux ministres des Affaires étrangères. Il y a eu même les réunions de mise en œuvre qui ont eu lieu, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire et aussi le comité conjoint de surveillance. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu aussi des discussions et des décisions sur le cadre économique d'intégration régionale qui a été paraphé et qui sera signé à Washington. Donc à Washington, les discussions de mise en œuvre se déroulent, il y a des progrès, mais notre problème, comme on le dit toujours, c'est le terrain. C'est le fait que ce qui se passe sur le terrain ne correspond pas à l'esprit de négociation à Washington, puisqu'il y a une violation permanente du cessez-le-feu par l'armée congolaise. Mwaramutse neza Olivier Nduhungirehe. None se ibiganiro hagati y'igihugu cyanyu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaba bigeze hehe? Ibiganiro bijyana n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington. Mwaramutse. Amasezerano yasinywe tariki 27 Kamena i Washington ni amasezerano y'amahoro yasinywe na ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu byombi. Yewe rero hanabayeho inama zitandukanye zo kuyashyira mu bikorwa, harimo nka GSCM cyangwa se Joint Coordination Mechanism ndetse n'izindi nama zitandukanye. Yewe rero hari n'ibyemezo byafashwe kandi n'ibiganiro byagiye bibaho birebana n'impande zombi, bigaragaza uko izo mpande zombi zigomba gufatanya mu rwego rw'ubukungu. Ibyo nabyo rero byagiye bishyirwaho umukono w'igihe gito, kandi nababwira ko hari na byinshi twagiye dusinya i Washington. Ni ukuvuga ko ibiganiro byo gushyira mu bikorwa amasezerano birakomeje kandi birimo kugenda neza. Dufite intambwe imaze guterwa kandi ifatika, ariko nanone ikibazo kijyanye no gukuraho cyangwa se uko biri ku butaka, twavuga ko wenda bidahura n'umwuka w'ibiganiro bya Washington, kuko ingabo za Kongo zo zikomeje kwica mu buryo bwa burundu agahenge kemeranyijweho, zikomeje kugaba ibitero. Ariko kandi ku rundi ruhande twari dukomeje kugenda tubishyira mu bikorwa, nubwo twakomeje gura n'izo nzitizi zo kuba uruhande rwa leta rukomeje kugaba ibitero. Nyakubahwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe, muravuga ko amahoro yasinywe koko mu kwezi kwa Kamena hagati yanyu n'abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kuva ubwo imirwano ikaba yarakomeje nk'uko muri kubidutangariza. Ikisi yose itegereje twebwe rero ni inama igomba guhuza nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Tshisekedi Chilombo i Washington. Ese ibyo ngibyo bizaba ryari?
murakoze bizaba mu minsi mike cyane iri imbere ariko iyi nama niyo izashyiraho amahoro kuko amahoro n'agahenge byo byamaze gushyirwaho umukono kera. Ikibazo nuko rero ibitero bya buri munsi birimo gukorwa n'indege z'intambara ndetse na za drone z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bagaba ibitero ku birindiro bya M23 ndetse no ku baturage b'inzirakarengane. Ibyo ngibyo twavuga ko bikomeje kugenda bisenya agahenge ndetse rero bikaba bikomeje no kugenda bishyira ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane biganjemo abanyamurenge nabo mu bwoko bw'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe amagambo y'urwango nayo akomeje kuzamuka cyane aho ngaho mu gihugu cy'abaturage cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ba perezida b'ibihugu byombi bo bagomba guhura mu minsi mike cyane hanyuma rero bagashyira umukono ku masezerano ya nyuma kuko amahoro yo twamaze kuyasinya mu buryo bwa burundu. Nyakubahwa Minisitiri, ubutegetsi bwa Kongo cyane cyane Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma aherutse kuganira natwe hano kuri RFI bavuga ko amahoro ya nyayo azaboneka ari uko mwebwe muvanyeho cyangwa se muhagaritse ibyitwa defensive measures cyangwa se mwebwe mukuyeho ingamba z'ubwirinzi. Patrick Muyaya yatubwiye ko ari bwo amahoro ya nyayo azagerwaho. Ese mwebwe koko nkuko yabivuze mwaba murimo gukoresha ubutaka bwa Kongo, ese ibi ngibi mwabisobanura gute? Murakoze. Patrick Muyaya akwiriye gusoma neza amasezerano ya Washington neza. Amahoro azaboneka ari uko umutwe w'abajenosideri wa FDLR n'indi mitwe itandukanye yasize iduhekuye muri jenoside yakorewe abatutsi imaze gusenywa mu buryo bwa burundu, dore ko kuri ubu ngubu ikomeje gufashwa na Kinshasa. Igikwiye kandi ndetse gikwiriye no kubahirizwa nuko ingabo za leta arizo zikwiriye gufata iya mbere mu kuneutraliza cyangwa se mu gusenya mu buryo bwa burundu uwo mutwe w'abajenosideri nk'uko biteganywa na CONOPS cyangwa se Concept of Operations yashyizweho mu masezerano ya Washington. Ibijyanye rero no gusenya abo bicanyi ba FDLR bigomba gushyigikirwa na Kinshasa, igafungura inzira zo gukuraho mu buryo bwa burundu ingamba z'ubwirinzi bwacu, kuko twebwe tuzazikuraho ari uko Kinshasa yafashe iya mbere ikumva ko igomba gusenya uwo mutwe w'abajenosideri kandi utubangamiye. Nyakubahwa Minisitiri, ubuyobozi bwa Kongo buravuga ko kwambura intwaro FDLR ngo byamaze kurangira. Ese ngi murabivugaho iki? Murakoze. Ibyo ngibyo bavuga byo kuvuga ko bamaze kwambura umutwe wa FDLR intwaro twebwe ntabyo tubona. Ese byaba byarabereye hehe? Ese byaba byarabereye ahantu twebwe tutigeze tumenya? Kuko amakuru dufite aho ugaragaza ko uwo mutwe wa FDLR ukomeje kugenda wiyubaka. FDLR iracyahari, nta na kimwe kirakorwa mu bijyanye no gusenya mu buryo bwa burundu uwo mutwe wa FDLR cyangwa se bisabwa n'amasezerano ya Washington. Mwibuke ko hari igihe FARDC yasohoye itangazo isaba FDLR gushyira intwaro hasi. Ako kanya hahise hakurikiraho itangazo rya FDLR rivuga ko biteguye gushyira intwaro hasi bakishyikiriza MONUSCO, ariko ngo M23 yaje kubatangirira mu nzira ubwo bari berekeje ku birindiro bya MONUSCO. Uretse no kubona wenda ikiganiro umuvugizi wa FDLR yakoranye n'ibitangazamakuru byanyu yemeza ko batazigera bashyira intwaro hasi, ahubwo biteguye kuza gutera igihugu cy'u Rwanda bakarwana kugera ku munota wa nyuma. No kuvuga ko rero FDLR iracyahari kandi ishyigikiwe na Kinshasa. Icyo dusaba rero nuko mu buryo bwa nyabwo bakwiriye gusenya uwo mutwe w'abajenosideri waduhekuye nk'uko amasezerano abiteganya. Murakoze. Olivier Nduhungirehe, ese hari gahunda y'ingabo zifatanyije mu gusenya FDLR? Turavuga wenda kuba ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zafatanya kugira ngo musenye uwo mutwe mu buryo bwa burundu. Murakoze. Muri Joint Coordination Mechanism habaye inama enye kugeza ubu ngubu, barimo kuganira ku byiciro bigomba gukurikizwa kugira ngo ibijyanye no gusenya umutwe wa FDLR bibashe gukorwa kandi mu buryo bwa burundu. Ibiganiro birakomeje ariko kugeza ubu ngubu nta kiragaragara cyerekana ko FDLR yaba yaratangiye kurandurwa mu buryo bw'ukuri. Turizera ko rero ibikorwa bizakomeza kugenda biganirwaho nk'uko amasezerano abisaba, tukaba rero twagera no kuri iyo ngingo. Nyakubahwa Minisitiri, ese igihe ni iki ngiki, igihe cyo gusenya uwo mutwe muhora mutubwira ngo muzawusenya, icyo gihe ni ryari? Murakoze. Ibiganiro biracyakomeje nk'uko nabikubwiye. Amatsinda y'inzobere mu gukurikirana ibijyanye n'uko uwo mutwe ugomba gusenywa akomeje guhurira i Washington. Tuzagerageza kandi gukomeza gutera intambwe, ariko nta na kimwe kizagerwaho hatabayeho ubushake bwa politiki bwa Kinshasa kuri iki kibazo cya FDLR. Twabivuze kenshi
kenshi. Kugeza ubu ngubu FDLR iracyahari mu ngabo za leta ya Kongo kandi iracyafashwa na Kinshasa. Ariko se Minisitiri, kuba ubutegetsi bwa Kongo bwaratangaje ko bwakoze rwose ibijyanye n'ubukangurambaga mu gusenya FDLR no kumenya aho baherereye, ibyo nibyerekana koko ubushake bwo gukemura icyo kibazo, kuki mwebwe mutanyurwa ngo mubone ko byibura batangiye gusenya uwo mutwe nk'uko bo babivuga? Catastrophe bivuze iki? Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze ko bwakomeje kugenda bukora ubukangurambaga cyangwa se wenda ngo ko bwamenya aho ingabo za FDLR ziherereye ku butaka bwabo, ariko ibyo ngibyo ntabwo twebwe bihagije. Amasezerano ya Washington avuga ko neutralization cyangwa se gusenya bitagomba kubaho mu magambo, bigomba kubaho ku butaka. Si amatangazo rero yo kubasaba gushyira intwaro hasi. Ntabwo dukeneye amatangazo bavuga gusa, ahubwo dukeneye ibikorwa bifatika byo kurandura uyu mutwe waduhekuye. Kugeza uyu munsi ntiturabona ibijyanye no gusenya mu buryo bwa burundu uwo mutwe, kandi ngo bijyane n'amasezerano yo kuwa 27 Kamena. Hashize amezi arenga 5 yose nta gikorwa na kimwe gifatika turabona twebwe nk'u Rwanda. Niba ejo bundi rero gusenya uwo mutwe bitangiye mu buryo bugaragara, u Rwanda narwo ruzahita rwemera gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe mu buryo bwa nyabwo. Ariko kandi ni mu gihe twebwe dukomeje kubona mu buryo bw'amagambo nta bikorwa bifatika, batubeshya ngo barimo barasenya umutwe, uwo mutwe ukavuga ko bafatanyije ndetse ko bakomeje kwiyubaka. Ntabwo dutekereza ko twebwe ibyo ngibyo tuzakomeza kubyihanganira. Nyakubahwa Minisitiri, niba ejo cyangwa se ejo bundi tugiye kubona tukabona noneho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bugaragara itangiye gusenya uwo mutwe wa FDLR, ese u Rwanda narwo noneho ruzahita rwemera gukuraho ingamba z'ubwirinzi nk'uko mwari mubikomojeho? Murakoze. Ibyo byose biri mu masezerano ya Washington. Igice kijyanye n'umutekano kirasobanura neza ko neutralization ya FDLR ariyo izafungura inzira yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi zo kwirwanaho. Ibyo byose rero byanditse neza rwose mu masezerano twashyizeho umukono aho i Washington. Niba FDLR ibashije gusenywa, u Rwanda narwo ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi zo kwirwanaho twafashe. Ibyo rero bizaba mu minsi mike cyangwa se wenda mu byumweru bike, ariko nanone byose bizajyana n'amasezerano twagiye dusinya. Simbizi rero neza ko hari gahunda isanzwe iri mu nyandiko ya CONOPS ivuga wenda igihe runaka, gusa twavugaga mu minsi 90, ariko byose bisaba ubushake bwa politiki bwo kurandura FDLR. Tuzareba uko bizagenda iyo gahunda itangiye gushyirwa mu bikorwa, ariko nta bushake bwa politiki twebwe turabona Kinshasa iratangira kugaragaza bwo gushyira mu bikorwa ibijyanye no gusenya mu buryo bwa burundu uwo mutwe w'abajenosideri. Nyakubahwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe, uri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, murabizi ko hari ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa. Abantu ibihumbi amagana n'amagana mu burasirazuba bwa Kongo bari mu bibazo bikomeye bijyanye n'iyi ntambara imaze imyaka myinshi. Ni ryari noneho indege z'ubutabazi zishobora kongera kugwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma? Murakoze. Iyi ni ingingo twaganiriyeho i Paris, kandi kwa 15 Ugushyingo habayeho amasezerano ya Doha hagati ya leta ya Kongo na FCM 23. Ni muri ayo masezerano harimo igice navuga ko kijyana no kuganira ku buryo bwihariye bijyanye nyine no gushyiraho inzira z'ubutabazi, inzira zemewe kandi zidafite imbogamizi, aho impande zombi ma 23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagomba kwicara bakaganira. Ibyo ni ibiganiro bizakomeza hagati y'impande zombi kandi bikazaba ibiganiro bizabera i Doha. Ariko kandi hari ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'umutekano. Kugira ngo ubutabazi bugere aho bugomba kugera, hagomba kubaho umutekano uhagije. Kugeza ubu rero hari ibitero bya buri munsi birimo gukorwa n'indege za FARDC, indege z'intambara ndetse n'ibikoresho bya za drone birimo gukorwa n'inzego z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni mu rwego rwo kugira ngo babangamire umutekano w'abaturage b'inzirakarengane, kandi abo bari kubikora nibo barimo gusaba gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Abo bari kubikorera nibo bari gusabwa gufungura icyo kibuga cy'indege. Niyo mpamvu rero tugomba gusaba ko hagomba kubaho ceasefire yubahirizwa mu buryo bwa nyabwo kandi bwuzuye, kuko ari byo nyine bizafungura inzira z'ubutabazi. Nyakubahwa Minisitiri, ni mu gihe ikibuga cy'indege cya Goma kitarafungurwa, ese mwakwemera ko umujyi wa Rubavu wakora nk'ahantu byibura habarizwa ibikorwa by'ubutabazi niba Goma byanze?
C'est dans l'accord de Cotonou. Murakoze, si La ikibazo cyo kwemera cyangwa se kutemera u Rwanda rwahise rufungura umupaka wa Goma cyangwa se twakiriye impunzi za Congo, twakiriye abasirikare ba FARDC barahunga, twakiriye n'abandi barwanyi n'abacancuro, twakiriye benshi. U Rwanda rumaze iminsi rutanga inkunga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bigere ku baturage babikeneye. Hari na MONUSCO ikorera cyane hariya mu bijyanye n'ibikoresho byayo ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Ibyo byose rero biragaragaza ko inzira z'ubutabazi zirahari, kubera ko niba MONUSCO ishobora gukoresha ikibuga cy'indege cya Entebbe, byose bigaragaza ko nta kibazo cy'ubutabazi kigeze kibaho. Ariko ni ikibazo wenda cy'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma gishobora kuganirwa mu masezerano ya Doha, kuko harimo n'igice cyihariye wenda kijyanye n'ubutabazi cyangwa se humanitarian, byose wenda bikaba byakemurwa mu buryo bwa nyabwo. Yego, wenda duherutse gutangaza ko tugiye gutegura inama y'inzobere ni ku rwego rwo hejuru izaba tariki ya 16 Mutarama, ikaganira ku karere k'amajyepfo n'akarere k'ibiyaga bigari. Ni ibintu rero navuga ko bizaba bijyana n'ubundi na gahunda yo gukomeza kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twakiriye ubutumire, ariko mbona izaba ku itariki 17 Mutarama, aho biteganyijwe ko ishobora kuzabera no muri Togo. Tuzaganira n'abayobozi ba Togo kugira ngo dusobanukirwe neza ibyo twagezeho, ariko nanone bijyana cyangwa se ko byagenda kose u Rwanda ruzayitabira iyo nama. Ibiganiro byose by'iyo nama bizaba bivuga ku mahoro, akarere ndetse n'ibindi twakomeje gushimangira. Nyakubahwa Minisitiri, turimo turanagana ku musozo. Ni mu mwiherero wa Afurika ndetse n'umugabane w'Uburayi wabereye i Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yasabye ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatira u Rwanda ibihano bishya. Ese mwebwe mwabibonye mute kuba Minisitiri Kayikwamba yarongeye gusaba ko noneho ubumwe bw'Uburayi bugomba gufatira ibihano igihugu cyanyu cy'u Rwanda? Murakoze. Therese Kayikwamba Wagner kuva muri Gashyantare nta kindi akora uretse gusaba ibihano ku gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone turimo kugera mu mpera z'Ugushyingo, kandi hagati aho ngaho habayeho gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Biratangaje rero kubona yasaba ibihano ku gihugu twagiranye amasezerano y'amahoro. Twari kumwe njyewe ubwanjye tariki 27 Kamena dusinya amasezerano, aho gushyira mu bikorwa ibyo twemeranyije we aracyasaba ibihano ku gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se aracyifuriza inabi igihugu cy'u Rwanda, kandi byitwa ko twasinya amasezerano y'amahoro. Kandi niba koko hagomba kubaho ibihano, kuki se hatasabwa ibihano ku bantu ahubwo batarimo kubahiriza ayo masezerano, barimo kwica abanyamurenge, barimo kurasa bafatanyije n'imitwe yaduhekuye y'abajenosideri, cyangwa se bakomeje gukwirakwiza amagambo y'urwango binyuze mu matsinda atandukanye bagiye bashyiraho, harimo nka za Wazalendo. Niba tugiye rero gukina umukino w'ibihano, ni ahantu ibyo ngibyo byatugeza. Ikikwiye gukorwa cyangwa se icyo twagashyize imbere kuri ubu ngubu ni ugushyira mu bikorwa amasezerano twasinye, aho kugira ngo noneho twongere tuzenguruke amahanga yose ngo turimo turasaba ibihano. Murakoze cyane Bwana Minisitiri, murakoze namwe n'igihe ubashimiye. Pourquoi ne demanderait-on pas des sanctions contre ceux qui affament des populations banyamulenge, ceux qui bombardent ces populations, ceux qui collaborent avec un mouvement génocidaire et ceux qui répandent des discours de haine à travers les groupes Wazalendo qu'on a créés? Donc, à jouer à ce petit jeu de sanctions, je pense qu'on n'en sortirait pas. Il y a des accords qu'on a signés, à la RDC de les mettre en œuvre au lieu d'aller partout sans arrêt demander des sanctions. Monsieur le ministre, merci. Merci.